Hirwa wahumye ryari? Garuka gutya Kairi. Hirwa. Ni wowe cyangwa ndarota? Njyewe? Kairi. Nahuye n'ibibazo sinzi uko nabisobanurira. Nahuye n'ibibazo ntabwo nzi uko nabikubwira. Hirwa byagenze gute? Kairi. Inshuti magara yanjye nari mfite. Nari urabizi naramukunda. Kandi nanjye yarankunda urabizi. Ko nagize gutya mvuye mu cyaro nje kumureba. Koze impanuka. Izina rya Yesu. Nagonzwe n'umugabo. Umugabo wanjyana kwa muganga aramvuza arangije anahana mu rugo rwe. Ngiye nsanga abana n'undi mugabo yarambeshye ngo azankunda ubuziraherezo. Ubu ngiye ndashaka kugenda nkava muri ruriya rugo sinzanahasubira. Umuntu arisa yarantunguye sinzi uko nabikubwira. Ubu ndi kuba mu rugo rw'abantu no kwicara imbere yanjye basomana bagira gute. Bamfata nyine nk'akantu kari aho ngaho. Gumiza ukineka aho ngaho. Karangiye murankubwira ngo vugisha ukuri ukanga. Ko mama mvugisha ukuri iki? Abantu bantwariye umwana simbaza. Mfite umwana umwe wenyine. Ubu kuko ari nkawe wabigenza gute? None wowe watwaye wowe wamutwariye afite bangahe? Umwe we afite bangahe? None se ubona mutwariye hari ikibazo afite? Sinakubwiye ko ahantu afite umutekano. Hari ubwo bamwishe ariko wanjye sinzi niba ariho cyangwa niba baramwishe. Ibyo bansabye narabibakoreye. Nese ubundi kara wababwije ukuri sinakubwiye ngo bazagufasha kumushaka umwana wawe. Aba ngabo se urabona wababwiza ukuri bakagufasha iki? Cyangwa bahita bakwica none n'ubundi ubona ukuntu baba bahize. Oye uri kwiriza bagukubise rimwe. Reka nkubwire mama ndwe ibyo uri kwivugisha. Tekereza nawe ari umwana wawe bafashe. Utazi aho ari. Bakakubwira ngo nurenze igihe iki n'iki bazamwica. Ari nkawe wabigenza ute? Ari rwera babikoreye wabigenza gute? Ubu waba ukicaye ahangaha ibyo ngibyo uri kumbwira waba ukiri kubyivugisha. Fata ikibazo kindiho nawe ukishyireho nawe wumva ari wowe. Shakara nyine biragoye sibyo? Nanjye ari wanjye batwaye rwose nanjye nashiduka ibyo bintu ntabikoze. Ariko se nanone dukora iki kuko mu by'ukuri? Kagiye no kuri ndikwicara ntekereza ikintu twakora byanyubeye. Noneho mbabajwe n'iriya flash y'abandi watanze ariyo yari kurengera birasa. Kari n'ibimenyetso narabimuhaye. Arabifite. Ahubwo sinzi impamvu atangirira n'icyizere. Ntabwo ahita apfa kukwizerera. Si wavuze ko rwari ari ufite wenyine? Ngaho nawe ushyire mu mwanya wanjye utekereze icyo kintu bamufashe bamutwaye. Utazi ahantu ari. Waba umeze uri nkanjye. Shakara biragoye pe n'ubu ngubu namuhaye umuntu nyine ngo amumfashe mukure ku ibere. N'ubu ndumva nyine ntazi ukuntu ameze kandi nzi uwo namuhaye. Nyine ndiyumvisha uburyo wowe umeze waramubuze nkumva ni ikibazo ariko nanone nawe umwe ugomba kumugarukira. Merizi inkoni yanjye nigende. None se Hirwa warugiye he? Kairi ngiye ndashaka kuva muri uru rugo. Oya reka nkubwire inama sibyo? Mwese narabakunda urabizi umuntu wese arameze nka petite sœur wanjye nubwo nabahemukiye
ndagira ngo nambabarire sibyo Hirwa mbabarire ibintu byose nabakoreye birahari harimo umujinya ukuntu mwambeshye ariko ndagira ngo mbabarire sibyo kankugira inama nimba barakugonze akakujyana muri urwo rugo uwo mupapa n'umwana mwiza ikigaragara cyo wowe arashaka kugufasha uzi ko hari abandi bagonga umuntu ariko bakikumiriza ariko kuba yaragukurikiranye akakujyana kwa muganga n'umwana mwiza Hirwa ngiye inama nakugira nuko wagumayo akabanza akakuvura ukabanza ugakira sibyo ndabyumva nyine n'umwana mwiza ikibazo ni Monalisa oya umuntu arisangiye mbabarira Hirwa none se aka kanya ni icyo ushyira imbere ntabwo washyira imbere ubuzima bwawe byibuze Monalisa yashyize ubuzima bw'imbere nawe ushyira ubuzima bwawe nese ubu ndiho basi reka bakuvurukire ubu nyine mfite agahinda igihe cyose nyumva nkugira inama sibyo Hirwa genda umupapa n'umwana mwiza sibyo genda akuvure sibyo ugende akuvure umupapa n'umwana mwiza rwose Hirwa shyira ubuzima bwawe imbere na Monalisa ashyize ubuzima bw'imbere sibyo ngaho genda kandi ugende neza dore gendera muri uwo muhanda impamvu mwumva ni uko umwana w'ahantu ari afite umutekano we nta kibazo iyi saha n'isaha bazamugarura ariko nanjye nkabanza nkabona uwanjye nyine wowe urabizi ko afite umutekano ariko umwari ibyo bintu wowe uzi we ntabyo azi nicyo kibazo none se ubwo ari nkanjye nakora iki ku mutima wanjye ndabizi ibyo nakoze ndabizi ko umwana we azaboneka ari nkanjye uri nkanjye wowe wabigenza gute hari icyo utakora kugira ngo ugaruze umwana wawe nese ukara ko bazagumiza badukubita ubu urabona ubuzima tuzabuvamo gutyo kugeza ryari bashaka bazanyica ariko sineze kuzavugisha ukuri ntarabona umwana wanjye byibura wowe uri mukuri kwawe ubu se ngende kuzirika umwari simwanga nta n'umwe nanga ariko nanjye nabikoze kugira ngo byibura nirengere none ngende kuzira iki wowe nyine uri ku nzira nyine nawe mfasha none se wongeye hari ikibazo waguyemo ngiye ntabwo nagufasha ngaba sinyera ka gashumi kanjye n'ubundi byarangiye bagufashe undi ntacyo kiramira iki se byarangiye nese umwari ntabwo agutimbuye atakumvishije yanyumvishije ariko nta yakunyumva se ibyo ngibyo bimaze ntabwo nigeze mbemerera nakomeje ndabahakanira n'ubu ngubu bagiye nta kintu nyine nta kuri nyakuri bafite yego babyumvise mbivuga ariko nabagize abasazi yaba Karine namugize umusazi yaba umwari namugize umusazi bose ntabwo nigeze mbemerera ko aribyo narindi kuvuga yego kandi umwari yakwiyumviye nyine yanyumvisha ariko namuhinduye umusazi namubwiye ko ibyo yumvisha atari ibyo shaka reka nkubwire ibintu ndabona bizagorana nyine biragoranye ariko nta kundi none se ngiye mbigenze ngende gutekereze uburyo ki genda umva wabibwira umwari cyangwa wicaze birasa nabonye ari inshuti yawe wicara umubwize ukuri we arashaka uburyo abibwiramo bawe umwari wowe ndakwinginze komeza umbikira ibanga ba Karine ntazagira ikintu bibabwira kuko wowe bibabwiye niwe waba bahaye ukuri nyakuri wowe mbabara komeza umbikira ibanga ngiye n'ibindi nanjye nzabyimenyera ikibazo nyine nuko nanjye ndi gukubitwa buri munsi buri kanya nta n'ikintu ntabwo rwose mufashe nanjye nta kundi nabigenza gusa nyine wegere birasa ngiye niyo nama naguha Sheri ndagiye rero ngiye kuri abahungu wiki nukuri ko Imana ndagiye ugiye kuri abaye nabahamagaye bambwiye aho duhurira abahungu bahise bampa ikinini ubu ugiye guhita ubikora aka kanya wowe icara hano kwa nimba tuvuga ibintu uhita ubikora aka kanya wakwitonze nditonda se kugeza ryari ariko ubu wowe nzategereza kugeza ryari ariko wakinze gake gerere buri iri kumbwa ngo ngende gake burambura meaning y'impamvu uri kumbwa ngo ngende gake ndindire Karine azagaruke hano se ngende gakeya nkomeze ndebe indi kuri nica hanga nta kintu kizima nigeze ngo mara ibyo uri kuvuga uriya mwana yangira inama ngiriye n'icyo kuri matibori inama yakugire yo kuca bugufi ngo Karine agaruke nimba ari utangiye rwose ngiye igendere
ibyo bintu ngiye nabivuyemo pe. Arawe! Reka nkubwire ikintu utaramenya rero. Nkikubwira ukimenye? Kimbwira. Igihe uhereye rero ukinisha abagore njye ntuzanyinisha. Mbisubiremo njye ntuzanyinisha. Iki se? Aka kanya umaze kubona ko maze kugukunda. Abana babagiye kuba babiri none ngo nigendere njye hehe? Njye he? Njye hehe gaki? Mve hano njye hehe? Nyine njye nabivuyemo nyine njye. Ariko reka nkubwire. Njye hehe? Subire mu rugo. Sirara wabaganye. Akuri kwikinira. Ariko higiro nk'ubu koko uvugishije ukuri uwo uvi iriya ruguru ugenda ahantu hangana gutya wenyine umva guri mu biki nakuri ngiye nari ndimo ndananura amaguru ese ubu nagenga mu rugo nicaye kwezi kugashira ibyumweru bingahe bigashira urumva ibyo bintu ari byo nyine naruhuka. None se higiro ubu koko komba mpari ubu naniwe kumbwira ngo ndumva ashaka kunanura amaguru ntaguherekeza ahantu hose niyo waba ugiye kurenga imisozi 1000 ngiye naguherekeza pe wapfa kuva mu rugo wenyine twahangayitse urabizi ko tugukunda twese noneho umuntu ari se we arabyumvisha nk'umusazi na mama bose nyine umva turagushatse twegurana amatira ahantu hose twakubuza. Kesi ngemba nanga kukuvuna rero ikintu cyose kujya mu cyumba kujya kuri toilette kujya koga ibintu byose urumva najya nkubwira nkuvuna kujya kurya igiro mva nkubwire sibyo ntukagire impungenge zo kumbwira niyo byaba saa 7 z'ijoro ngiye ujye umbwira ati ndashaka kugenda urabizi ko ngukunda niba utanabizi nzajya mpora mbikubwira buri munsi ntago mbashaka kukubura urukundo ngukunda sinzi ukuntu narusobanura gira ndagukunda ntuzongere kugenda wenyine sinshaka kuzakubura urabyumva. Ariko Kesi ngimba numva ibyo bintu byose bumbwiye ngimba numva umbeshye kuki abakobwa mwese muri abana ni gute wakunda umuhungu uciriritse nkanjye w'ikimuga udafite ikintu na kimwe udafite ejo hazaza uretse ejo hazaza nta nubwo mfite ejo hashize ntabwo nigeze magira utumbeshye ukambwira ngo wakunda umuntu umeze nkawe mu by'ukuri wankundira iki ese ukunda ibibazo mu buzima bwawe subiza ukunda ibibazo igiro urukundo ngukunda naho ruhuye n'ibibazo urukundo ngukunda ntabwo gwitaye ku bibazo ufite ibyo ari byo byose kuko ngiye ntabwo ngukunda hari ikintu ngendeyeho ukunda rwa rukundo rwizana mu muntu rwa rukundo ubyuka ukiyumvamo ukanatekereza ati se why urwo ni rwo rukundo ngukunda kandi higiro umunsi umwe uzongera kureba kuko nicyo kintu ndi gusengera nyina se nyina miwe niba udashaka yuko ndwara muzunga hejuru y'ibibazo wowe uri kuntera nisha ko mvuge cyane hanyuma ngende ngeheye uziko maze kubona ko wamugana ufite ikibazo ufite ikibazo mumure iki wowe uri munyinisha muri ubwo buryo nta soni umva yewe nagira ngo ndize nawe nakanakona kosheri agenda gaho ndebera nyine ni nyuma vanga ngangira inama gahe ndebe ko ntawe urakara ariko nawe ndebe reaction ya mikino ujye ukina n'abandi nyine wirakara ngo nyine genda sibyo uguze nicyo kinini erahera zingo tukure nzereka tuzereka ukuntu hari namba zamaro ako gaki ndende nyine se nicyo kinini urabona uburyo nyihindusemo mu minota mike bagira ngo ndebe nyine ko nawe uri seri reka nanjye mbagomba bagore ndetse ngenda bize mbagira ngo ndebe kuko niba ibyo uvuga nawe bihamyeho ubu ngewe nasamerera ngo urankunda nabanje kureba ko nanjye nkomeyeho are we nawe ari kureba ko nkomeye ko nawe wafatse imizira reka rero nkugire inama nawe humura yewe ubu utazongera gukina iyo mikino umutima wari ukuvuyeho hakuze umuntu ukubwira ngo ugenda ibintu byose twabipanze twabiganiriye
detaye kuri detaye nuwanyuzwe bavuga ngo none inama bangire ngo nanjye nayumvise ariko wagira inama na Mateo ubundi ukabura kuyumva ariko se Mateo aragira inama njye nkavuga niwe ko ari muke ari umukobwa ngende cyangwa mbyore wowe wigiye ngende wegenda wowe ikintu cyiza nuzi utakiza njye ngurambore utagenda ngo ujye gusamara abasore mwasangiraga amayoga nurangiza wibagirwe icyakujyanye genda nimba ari misiyo niba cyane amafaranga ngwenya kohereze ikintu nitukiza hasigaye nijoro nkwereka ikintu tubwikorera nanjye mfite ubwoba bw'icya kandi ko mbona utajyanywe n'inzira imwe wowe reka nkubwire warohamutse ushaka umwana w'ikirarya w'intareze jya umenya yuko buri ibintu byose uri gukina nabyo uri gukina n'ubuzima bwanjye n'abana banjye ariko se umwana akagiza n'umugore kinawe abakuntu kabakira wese ngo ndikubwira nyine kugira ngo ndebe ko nkunda abasanzwe unkunda ufite ikibazo Imana igufashe uzongera ubone bazi ujye unandebe umenye n'umuntu ugukunda ukwazi kandi ndabizi yuko uzankunda kandi utankunda njye nzakomeza ngukunda kandi niyo utanahumuka niyo utakongera ngo ukire ngo urebe njye nzakomeza ngukunda uko ngukomeza ubwo nibwo rukundo ngukunda ese ntabwo ibintu ngiye uri kumbwira ndabyizera kugeza aka kanya kuko buri gihe amagambo mbwira sinzi niba baguturutse ku mutima ese yaba hari ikindi ugambiriye ese bari mbwiza ukuri ibyo umbwira biba bikuvuye ku mutima ngiro nzakomeza mbisubiremo inshuro nyinshi zishoboka njyewe urukundo ngukunda ruba ruvuye ku mutima wanjye imbere ku mutima nta kintu na kimwe nshingiyeho no kubeshya nta n'ikindi kintu na kimwe ngambiriye nta na kimwe pe ariko kesi nawe uri ngiyewe ntabwo wabura gushidikanya none se nta kintu mfite ntabwo nuruka mu muryango ukomeye nta n'izina mfite muri iki gihugu ese unkunda nkande unkundira iki kesi ntabwo wabura guhangayika kuri njye Igiro nukuri nyizera pe ntabwo abakobwa bose dukunda dufite ikintu tugendeye ntabwo abakobwa bose cyangwa abantu bose muri rusange bakunda uko umuntu afite amafaranga uko afite amazu cyangwa amamodoka hari na rwa rukundo rwa rundi rudafite ikintu rugendeyeho urwo rukundo ngukunda Igiro kesi kwizera abakobwa muri iki gihe bisigaye bingora sinzi ko umutima wanjye uzongera guhembuka sinzi ko bizongera gushoboka baretse se nkajya mu rugo ndumva nani tugende mu rugo umva rero nkubwire Tony numvise ko mwanga cyangwa ngiye kureba abahungu kuva navuga wavuga abahungu 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 mu buriri n'abahungu urakatinze ngo abahungu ndajya kubareba babahungu umva ngida umvikane wa mugore ko kwisetsa guriye ndakoze oya mbwire wafushye nafuwaze ubu bitari bimwe bya kera byo mwajyaga mu gusangira amayoga mu kabari mu gataha amajoro usinzo mwabwa mugiye umenye ko uri umugore wanjye ngiye gakiri urumva kagiye rwose n'umuntu wamukoreje se ku mugore wanjye ese wafushye ubundi se uko murahurira niba ufite ikibazo soje tujyana hehe muhira tujyane n'ubundi banabone ko turi kumwe baba muri ghetto se byose byo ngibyo bimbariza iki urabasanga Tony wumva najya gufata ibintu by'ibinini nkajya muri ghetto ni mu kabari n'ubundi mu kabari ni ukuri mwongere munywa amayoga none se ubwo urumva ndabagurira kugira ngo banampereze uranabagurira mbese ako gakeka nkubwire iryo fuwa ryawe ntirikubereye niba wumva utanyizeye tugende Tony abwo abantu mwasangiraga amayoga ntabwo iri amayoga mwasangiraga muri mu biki kwe ariko uzi gusangira amayoga ese gusangira amayoga ni ikibazo wagize hakigira
nicyo cyonyine wumva ufite wowe ntagereka ndagukunda ibintu byose biduhangayikishije ugenda wegera abahungu mwasanyaga amayoga batanya kubona ukuntu abaye inzobe ukuntu wazanye amabuno batanya gukora ako ndaba marisi cyane koza abagore ngiye nanga ariko ndisishe rwanjye do ntabwo urubasekereze ibintu biduhangayikishije muri kano kanya urabizi ibi ndaje ishinga urabizi bagirwa vuba ushobora kugerayo wabona abaserera amaboga arakabote kiga yifite n'inda n'iki uraka nigere bakubwire witonda uryo mungu sibibamba ugenda uri menge genda ikora ikikujyanye ndakubarira iminota rwose ndetse na telefoni yawe niyo ngomba ndaguhamagara video call kugira ngo ko batarimo babikurikirana ako bikunda kubi bamubwire shehe winezo umwanya reka turiko amagambo menshi ngogenza n'ibyo binini tukimara gukora feri bahena na matibori tutubirukana mfukuni icyangombwa gusa bitepfo bishawibwiriza guhita babirukana no ahubwo reka nihute yo kumara iminota n'ibiki byose ubireke na feri kandi uziko biri ibintu biba bitemewe igiciro PI naki PI niyo tageti ureko rafe turabarangiza mbahwambuye nibiki abaye nibiki cyabaye ako nk'ubu ndeka kubaza umwana nk'ubu umugabo wawe kumuzana urabona akiri muzima nose niki cyabaye hano urabona uyu nguyu akiri muzima abaye ikirema ndakubwira ngo muri aka kanya menya umuntu umfitiye umwana Karara aramuzi akugira ngo umubaze Karara muzi ahubwo Karara ni ufite umwana Karara ni ufite umwana uri kuza wasinze nkaho nta kintu witayeho bira ndavuze ngo bwira Karara asa n'umwana w'umwari kuko bamwumviye ariko bivuga bagerageza kukumvira urabizi ko ari wowe bumvira muri uru rugo mubwira nzanira umwana maze ibyo gusinda bize nyuma ako se ibintu mwese murimo muravugira rimwe noneho kumva umuntu uvuga ibintu bifatika karabimwibwirire twe turi kumusakuriza kuko navugaga iby'umwana basanze ndi gushaka umwana wanjye wagiye ku ishuri umwana wawe cyangwa umwana wacu biragira ikintu bikoraho biramutegeka kuko n'ubundi ni wowe bumvira ndambiwe kubona mukubita abantu mubaziza ubusa uranyumvira mwese nk'uyu mwana w'umukobwa ubundi uyu mwana w'umwari arakubabaje cyangwa ubu uri kugira ngo ndimo ndamushaka nanjye arampangayikishije ndi kumushaka mama ndi kumushaka nose ni gute bakubwira umuntu watwaye umwana twamwiyumviye warangiza ukavuga ngo barakumurega bari kukurenganya wowe nta mwana natwaye n'ukuri ntabwo ari urimo urahohotera abantu ndahamagara baze bagutware ubundi wowe wahamagara unyumvire uzi ko nagukubita izo nzoga zose wanyweye zikagushiramo se ntabwo niguriye byerese siba babarira unyumvire okay ndabona mwabigize ibintu bikomeye ako bira ubundi upanga iki uyu mukobwa nta kintu upanga iki n'aba bagore umwari nta kintu azi nukuri muri kumubeshyera rwose ase mama urabona umwari atafite trauma umwari afite trauma afite ihungabana ryo kubura umwana ihungabana rifite wowe w'umugabo muri uru rugo utabasha kwita ku nshingano ze ihungabana ni wowe rifite njyewe nita ku nshingano zawe ziba sibi ni ibiki noneho biri kumva va hejuru y'abo bantu batagutesha ntabwo wajya ugira ibibazo ufite ngo wongereho n'iby'abo bantu batumva ntabwo nkubwiye yuko Karara mfitiye umwana ubikozeho iki Karara ntabwo azi iby'umwana agenda abizi neza ko Karara reka nkubwire ndabizi ibi ari kubivugisha Karara umwana ahantu ari urahazi mbwira umwana ahantu ari urahazi ni ukuri ntabwo ari umwana wabo navuga usura ngo muri iki ntabwo ahazi tibo Karara yewe ubujumbura mbona gitetse kare rero byagiye birumaganya dumyeho da urumye hiki ukuntu cyumaganye udafite amata ntabwo wakimira ikijumba se mara bato bashyizemo urusenda pole urebye n'ibyo ku ruhande wagira ngo niko nanone ushyize mu rusenda aho sinari rwiza ku bagabo sinari rwiza ku bagabo nuko nabyumvise uzi nk'aka burya nkahita mbona nk'icyo kunywa nkarenzaho kubera iki ajya matiba mu inzoga yewe nahoze nzi ko nazivuyeho koko ni ukuri cyane matibo ntakubeshye nkurikije ibyo dufite hano muri iyi nzu ni byinshi cyane kandi byiza ngenda ndambiye kurya inyama amafi inkoko iki rwose ngomba twira ibyo nk'ibi ngibi warambiye kurya neza cyane pe mbadi yewe ajya nkubwire rero ko
ibyo byanashize muri iyi nzu bituma menyera kurya ibi buri munsi menyera kurya ukumbuye kurya nabi se wari ukumbuye kurya nabi bibaye buri munsi nanone kandi amafi uyarya buri munsi kabanza kuba umusatsi wawe tumera uki ni ukuri kubona ugiye guhena ahubwo kuko so witwa bahena ugiye guhena umusatsi wawe tujya dute numva cyo koze mabuja nyine twavuganye arambwa ngo agiye kuzajya ashaka ukuntu nyine urumva ngo nyenza ashaka umuntu hano ucuruza urabona akadogo ukorera imbari korode ari botike damascene kuri botike nyine onye namufatiye ngo turye ariko ngo azajya yishyura nyine nyuma y'ukwezi kandi nawe mwandikira arambwira nuko yambwiye kandi boraga nyine atashishikaye cyane ibintu bizavuga turi mu buzima bw'ubungu shaka umenyere komeza nyine uzagenda ubifate akamugira inama agira inyama agira amafi damascene agira amafi oya matibori nyumva ngo umutima wanjye uri kukurahina rwose kubera ibintu uri kumbwira sinkweshye ko ibintu byo kutarya neza iyo bikuyemo ibyo babirya buri munsi ukahumeka udahumeka se kuko abandi babirya babaye iki ntabwo bino warabibonaga mbere yuko uza gushaka kano kazi kuki muba mumeze nk'abantu b'inyirabuheri ntakintu narabibonaga Frema agahazi kararababarire nabo Imana yarababarire nyine bafite ibibazo twabuze umwana twabuze umwana birasa ureba ibintu uri kunkora umwana birasa ibi byose uri kubinkora ariko bizakugaruka warangiza ngo urankunda ngo uri ku ruhande rwanjye uri ku ruhande rw'abo bagore mureke guhohotera abantu n'icyo kibazo mufite nta kindi ni uko muri guhohotera abantu b'inzirakarengane ntabwo nakumvikana n'abantu bohotera inzirakarengane umwana bamutwaye baramutwaye bamaye impapuro ngomba gusinya kugira ngo imitungo yanjye bayitware nabaye nk'umusa murimo murahohotera inzirakarengane uyu nta kintu azi yabe na kimwe azi icyo uyu nguyu hari ikintu uzi we urabona nasinze cyangwa muzima urabona ndi igicucu umwana wanjye ari hehe nshaka kumenya umwana ari hehe utibeshya gumakanira utibeshya gukora ikosa ryo kumakanira kuko narakubonye muri kamera wirukankana umwana ahubwo ndashaka kumenya umwana ari he wamushyiriye nde ubu none aha ngaha ntabwo mbizi Clara umbabarire kuko sinshaka guterana n'amagambo ndetse uze kungirira impuhwe pe kuko nahita nkurangiza ugahita upfa none aha ngaha ndashaka kumenya umwana wanjye ari uri nyirabuhere nabibonaga ko hano nabaga nari mbayeho neza waramaze ariko nyine ntabwo wabiryaga nawe mbere yuko uhagiye wahoze ufite ubuzima bubi nyokura muzi yiza bikugabura bino bintu mbere kuba kandi nkuraburije ihangane kuba nyine nk'ucyuriye umva rero nari kujya nkubwire ujye ugenda ubifate nurangiza ubigurishe ariko uzi ko ari byo ubwo tugiye kubifata tubigurishe duteke ibijumba n'ibishyimbo imiceri uratubuka n'ibishyimbo buri munsi noneho kugira ngo amafaranga azatubona tujye tuyanyweramo n'inzoga kuko natabonye nkazinywa koko urahita usubiraho natanze isubiramo tunywera inzoga tukawugera n'ibyo biryo nyine bibi tukananywa ariko se ubu Karine yaba yaradutaye burundu se baza dutaye twapfa pe napfa nabi noneho tukajya dufata ayo madeni tuzi ngo bazishyura yewe nyamara kuba menshi bakadukurura koko mana we ariko biri mu izina rya Karine uzajya ujyayo nzajya nkutuma wenyine nzajya ngutumayo we umaze iki ni muhembwa 20-30 ubwo nkuru ndakukurenge ndi mensi guhembwa menshi ugomba gukora byinshi kugira unajyayo abazamu bashinzwe kujya guhaha rwose abantu baraje bantwarira umwana barampamagara kuri telefone barambwira niba nshaka kugira ngo mbone umwana wanjye nanjye nimba nk'umwana w'umwari ariko ahantu umwana w'umwari ari nta kibazo afite umutekano abamutwaye urabazi ntabwo mbazi
wari wababonesha amaso yawe? Okay. Clara, ihanganire ko umwana wawe yarabuze kandi wumve ko umwana wawe nta kibazo na kimwe azagira rwose, kubera ko ngiye mbirimo ndimo ndabikurikirana, nshaka gutabara umwana wanjye nkamugarura kandi n'umwana wawe nzamuzana. Rero ntihagire ikindi kintu kiguhangayikisha. Umuntu wese uguhamagara kuri telefone ubu none ahangaha umenyeshe, umbwire ngo barampamagaye, ku buryo ikintu uri buze kumubwira ukimubwira njye nawe turi kumwe, turi kugendana. Naho umwari na Karine bo bafite umujinya, bafite uburakari, kandi urabizi ko bariya guhubuka bagira umutima woroshye, bashobora guhubuka nk'uko nawe wahubutse bakagutwarira umwana ugaterura umwana ukamutwara, nabo bashobora guhubuka bagakora ikintu kibi. Rero ihangane, sibyo? Ngaho ugenda uhindura imyenda. Vraiment donc nago yabikora, nibwo muba murimo mutesha abantu umutwe gusa. Jewe niba mba niguriye icupa ryanjye mumbuza uburenganzira bwo kumucupa. urabonyemo nanjye mbonabonaga ari umuntu ugiye mbonye ikintu kimeze nk'inda nanjye kigenda ariko simbashije kubona nanjye nyirayo. mbonye inda nanjye sinzi mbonye umutwe n'aya maguru abyimbye nk'ajya babona umugore Maze matibo wenda ikijumba dufite ni kimwe barananze no kukiguteraho yewe wakiniye bitwaye iki defu y'ikijumba rero kirabyimbije umuntu akatabimba kandi ko nari buhage wirya ibyo biryo harimo urusenda rwinshi cyakoze arya hano birya oya matibo uri umugome wifata ukanega urusenda kugira ngo urye wenyine. uneze kuki uvuze ngo wibirye nuko ko harimo urusenda nyine kugira ngo birye wenyine, ariko niyo mba ndi umuntu binakunda kwemera ko birya. ntabwo ngewe rero ndi buhage, niba muri harimo ibindi biryo nyarurira ibiryo byanjye niba n'ikijumba cyanjye njye nanjye mfite isahani yanjye gutya, ariko ibindi nabyaruriye bari abagore n'abagabo batabihashye se urumva waharya abantu ntibarye. Rega nubwo turi abagome ko tugira n'umutima buriya. Ngiye ndashaka nanjye kurya meze gutya nk'uko umeze. Okay. Aho ukuntu usigaye gukunda. Barako dusigaye dusangira ku isahani imwe kandi mbere twaranganaga. Bati werega ndi mwiza. Burandi ubusoye w'urwego uhagaze neza, ushyitse, uhamye. Ufite ibitekerezo bikuze. Kubyo muri iyi sara ko bagira inzozi zo kubana nawe. Hoya umuntu agatekereza inzozi, agatekerezamo inzozi y'umuhungu uteye nkawe, indeshyo, ubunanu byose. Ariko ndere bwagendana mu muhanda. Yamari se wayakura yo kugendana nawe. Wangura ukuntu barangara. Kukanera nihera ibiryo nyine. Ndabenya mfite ubunebwe pe. Sudi birimo.
bikarangira natitadiri herezo yeah.